ngaho hora tuganire tubwire ukuntu wabanaga n'uyu mwana wavuye mu mubiri. ihangane ngaho tangira utwibwira witwa nde? Nzwi nayo Hassan. Ongera ijwi. Banyitanzwe nayo Hassan. Nzwi nayo Hassan wari ufite nyiri isano n'uyu mwana nyakwigendera Ishimwe? Hassan twari dufitanye aho yari umuturanyi. Wowe se nkawe mwari mumaranye iminsi mukina musangira, wamwakira gute mu buzima bwe bwa buri munsi? Wamwakiraga nka mushiki wawe. Ese tumenyereye ko abana iyo bari kuganira cyangwa se bari gukina hari uburyo bababazanya. Wowe ku bwawe n'iki waba wibukira kuri nyakwigendera ku buryo uyu munsi wavuga uti uyu mwana uburyo twabanyemwo nzajya mwibukira kuri iki ngiki? Wamwisanzuraga n'akakwisanzuraho. Ni nk'akahe gakosa yaba yaragukoreye waba umwibukiraho yaba agiye atakubabariyeho? Gakosa namukoreye? Ntakuzi. Nawe ntakuzi waba waramukoreye ku buryo yaba atabarutse mudasabanye imbabazi? ihangane aho Imana imutuje ni heza, kandi icyo tuzi cyo tuzamusangayo. Ihangane kandi komera. Ikintu nababwira kuri nyakwigendera, yari umwana nyine uteye w'igikundiro, sinzi uko nabibabwira. Kuri buri muntu wese mu baturanyi nta muntu n'umwe aho yageraga hose amwakiranaga yombi, naho yabaga ari no kugira ngo ajye guhura na gisita, ni umuntu wari umuhaye amafaranga kubera kumukunda. Agenda agiye kuguramwo niko babivuga, ngo ngiye kuguramwo muri ayo mafaranga bamuhaye, nyine kuguramwo bimukururira impanuka. Ushatse kutubwira ko urupfu rw'uyu mwana ari agisida yabaye? Subirayo mu gitondo Imana imbwira ati nguhaye umwana, ngiye kuguha umwana. Yego. Muzabana. Ubwo niwe Imana yanteguriye, n'abandi yambwiye tuzabana iteka mu gihugu cyo mu ijuru mu biruhuko ridashira. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza.
tumeze umutima twari dufite umutima twazanye hano urukundo wo gutabarana ntabwo bitubuza gukomeza kugira gute kuwugira niba ari n'uwatanze n'ikintu hano hari kontabure ntabwo yenda kugira gute ntacyo ari bukoremo kirararaho icyo gikorwa cyagombaga kugira gute kubera ubu gahunda ikaba igize ite ikaba ibaye hejuru rero icyo nababwira cyo imana ikomeze ibarebe ibisigaye umunani sinzi niba hari umuntu uzi gusenga hano yadusengera mu gikorwa twari turimo tugakomeza n'ejo kugeza igihe imana izabikora ni ejo nta kindi twarenzaho turagushima imana yacu tugushimye ko wakomeje kuturinda kandi mwami waravuze mu bibi no mu byiza no mu bibi tujye dushima nyir'ingabo mwami imana rero duteranyijwe hano n'umubabaro w'umuntu twabuze ariko nyir'ingabo dukomereze mu mutima kandi tukweretse mwami imana yacu ababyeyi buriya mwana nabo ukomeze bafate umutima ukomeze kandi nyir'ingabo mwami imana yacu tweretse umuntu wese wageze aha ngaho ukomeze kumukomeza umutima kandi tumusaba umugisha gahunda zose turazikweretse rero kugeza igihe zizarangirira amahoro turabikuragije kuri imana ishoboye byose ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Kamera muvanga akaza akanywa fanta kubona ko harimo ntuzi bamaze amasaha 4 babuze umuntu wabo mpaka tumushyinguye natwe ntituva action inshuti bakunzi ba Juru TV turabaramukije mwese aho muherereye ni njyewe Emmanuel Ganza ugarutse kandi umusekundi turabakunda nk'uko mubizi rero tugenda tubazanira amakuru agezweho ariko kandi uyu munsi amakuru dufite nayo mubabaro ahangaha mureba turi ni mu rugo rw'ababyeyi ba nyakwigendera n'umwana bagiye kutubwira amateka yamuranze kuva abayeho kugeza uyu munsi yavuye mu mubiri kuri kamera za Juru TV rero dufiteho umwe mu babyeyi duhereyeho umuturanyi reka tangira tubwira amateka yaranze uyu mwana ubundi wowe umuzi karibu umuntu wacu amazina yanjye nitwa Manirakiza Georgie nkaba ndi umuturanyi w'uyu muryango wagize ibyago yego uyu mwana rero uburyo tumuzi agera muri no karitsiye yaje ari umwana ukambakamba yego ariko nyine akaba umwana wari ufite igikundiro ku bakuru no ku batoya yego uwabonaga uyu mwana wese yabaga yishimiye kumuterura uwabonaga uyu mwana wese yabaga yishimiye kumubwira utuntu tw'abana mbese ku buryo yari umwana mbese twabyita mu rurimi rw'amahanga ko yari sympathetic kuri buri wese kumva inkuru rero ye yatugeze hejo mu gicamunsi
twese dusa nkaho twataye umutwe kubera kwibuka uwo mwana uburyo yari ameze muri sosiyete. Birumvikana birababaje. Uyu mwana uragira uti nari umuturanyi wiwe ariko uburyo nari muzimwo ni umwana uri sympathique ku bantu bose, ni umwana wari ukunzwe. Ku bwawe nk'umubyeyi turabibona ko uri umubyeyi mukuru kuri wowe, wamwakira gute? Ngewe ko namwakiraga mbese nagafataga nkaho ari nk'akana kanjye aho kabaga kangezeho. Yego. Iyo kansangagaho ndi hose sinagakumiraga, mbese numvaga kaza kakisanga bitewe n'uburyo kari kitwaye. Kari gafite uburere kandi kakiri gato ku buryo mbese wabonaga ubuzima bwako wamugana ntibwari busanzwe, kuko wabonaga wagira mbese karakamaraye kakubona ku isi. Cyatubabaje cyane. Abeza ngo ntabwo baramba, buriya nyine dushimiye Imana yamukunze kuturusha, ariko kandi nta kindi twarenzaho. Icyo twamusabira ni iruhuko ridashira. None se mama wacu uratubwira uti uyu mwana rwose namufataga nk'uwanjye. Ku bwawe ubundi tumenyereye ko abana bajya bakubagana, bagakora bakubagana, bakajya n'utundi tugeso tumwe na tumwe babamwo. Umwana umuzi ute? Umwana yari akiri mutoya. Yari akiri mutoya. Uburyo n'ibyo n'utwo yakora ntacyo wadufatamo wenda ngo ni ikosa cyangwa ni iki. Ahubwo ni utuntu yakoraga niyo ryaba ari ikosa ukabona turamubereye. Yego. Ubona turamubereye rwose. Turagushimiye cyane rero ku makuru duhaye kuri uyu nyakwigendera, kandi mukomeze mukomere. Iyi ni Ijuru TV, natwe turabakomeje. Imana ikomeze ibambike imbaraga zibakomeza mu gihe nk'iki ngiki. Turabizi ko ari igihe kiba kitoroshye. Guhomba umuntu ntabwo ari igikorwa abantu bose bahita biyumvamo. Bose baba bafite imibabaro, baba bafite intimba ku mitima, ariko turabakomeje. Nimukomere mu izina rya Yesu. Namwe mwakoze kudutabara. Yego, murakoze. Ngaho hora tuganire tubwire ukuntu wabanaga n'uyu mwana wavuye mu mubiri. Ihangane. Ngaho tangira utwibwira. Witwa nde? Nzwi nayo Hasani. Ongera ijwi. Banyitanzwe nayo Hasani. Nzwi nayo Hasani. Hasani, wari ufite nyiri isano n'uyu mwana nyakwigendera Ishimwe? Nta sano twari dufitanye ahubwo yari umuturanyi. Wowe se nkawe mwari mumaranye iminsi mukina musangira, wamwakira gute mu buzima bwe bwa buri munsi? Mwakiraga nka mushiki wanjye. Wamwakiraga nka mushiki wawe. Ese tumenyereye ko abana iyo bari kuganira cyangwa se bari gukina hari uburyo bababazanya. Wowe ku bwawe ni iki waba wibukira kuri nyakwigendera ku buryo uyu munsi wavuga uti uyu mwana uburyo twabanyemwo nzajya mwibukira kuri iki ngiki? Ko namwisanzuraga nawe ukanyisanzuraho. Wamwisanzuraga n'akakwisanzuraho. Ni nk'akahe gakosa yaba yaragukoreye waba umwibukiraho, yaba agiye atakubabariyeho? Gakosa namukoreye? Ntakuzi. Nawe ntakuzi waba waramukoreye ku buryo yaba atabarutse mudasabanye imbabazi? Ihangane, aho Imana imutuje ni heza, kandi icyo tuzi icyo tuzamusangayo. Ihangane kandi komera. Twatangira tukwakira hano kuri Ijuru TV. Ni karibu. Amazina yawe witwa nde? Sinajya Nyangira Ababyeyi Jeannette. Twamaze kumenya ko uri umwe mu baturanyi b'uyu mwana nyakwigendera wavuye mu mubiri. Ubundi uyu mwana wowe ubusanzwe we wamwakira gute ku munsi nk'uyu nguyu, kuba wumva inkuru mu matwi yawe ikubwira yuko yavuye mu mubiri? Umwana bisanzwe muzi kuva akivuka, kuva avuka ari umwana mwiza cyane, yari umwana ukundwa n'abantu benshi cyane, ari umwana uzwi nk'umwana ukundwa n'abantu benshi cyane. Yego. Yari umwana nyine twakinaga, njye nabaga nkorera i Nyanza,
umwana akansanga aho ndi tukakina, umwana akaba ari umwana w'inshuti yanjye na mama we turi inshuti bihagije. Yari umwana mwiza cyane ntabona uko bivuga, birumvikana. ntabwo nabasha kwakira iyi nkuru neza. Mukomere. Nabyumvise ejo mu masaha ya saa 8 mva birandenze. Birumvikana. Ubwo nabyumvishe gutyo nyine nta kindi twakora. Yari umwana ukundwa na benshi. Ku bwawe wowe uyu nyakwigendera waducitse akaba yatabarutse, wowe wamwakira gute umubyeyi wari uturanye Yari nawe? umwana mwiza, nari mukundaga cyane cyane cyane, ngira ngo cyane. Yari umwana usabana, umwana mwiza. Yari umwana akugera ati bwira kaka. Yari umwana akagutumaho akavuga. Nimukomere. Yari umwana mwiza cyane, ikindi ntabasha kurenzaho. Birumvikana ko ibyo kumwibukiraho ari byinshi. Ni byinshi cyane. Ariko nta kundi, nimukomere. Imana yamukunze kuturusha, kandi aho imujyanye ni heza. Ni heza, nimukomere. Ijambo twabaha natwe ni ryo kubakomeza. Nimuhumure kandi mwongere mukomere. Mwakoze kudutabara. Isi niko bigenda, ntawe utura ngo amere nk'umusozi. Birahita ibindi bikaza, igihe kimwe tukishima ikindi tukababara, ariko turabakomeje. Nimukomere. Yari umwana mwiza, wamuhaga n'igiceri kumubwira ati genzanira akantu hari, akagenda agasimbuka, yari amaze kutumika. Ngiye mu minsi yashize namuciyeho i Nyanza, nari nsigaye naravuye gukorera i Nyanza nyura santere. Munyana ambwira ati Kenti ngo genda unzanire uriya ntuza. Aragenda akazana yirukanka, ikintu cyose amutumaga akagenda yirukanka akakazana. Yari umwana mwiza. Akonje. Nimukomere. Bakunzi ba Juru TV, nk'uko mubizi, aha turi ni mu rugo rw'umwana wamaze gutabaruka, mu rugo rw'ababyeyi biwe. Uyu rero mureba imbere yanyu kuri kamera za Juru TV ni nyirakuru. Yifuje gusangiza abakunzi cyangwa se ingeri zose ubuhamya bwaranze uyu mwana nyakwigendera Ishimwe Nolan. Karibu umubyeyi, tangira wibwira abagukurikiye. Banyita Ndyayo Esperance. Uyu mwana umwana wanjye wa kabiri, mwefure yanjye mukuru. Umwana ntabwo azamvamo mu mateka aho. Yari umwana uzi ubwenge cyane, yari umwana ufite imyaka 2 n'igice, ariko ukabona ko yaba afite nk'imyaka 10. Yego. Kuko ibintu yakoraga natwe ubwacu byaturengaga. Yari umwana wabonaga nyina ampamagaye agahita yumva ijwi ryanjye akavuga ati mpamvugane na kokuru. Kambaza ati kokuru bite ni byiza, ati muze hari he. Yari umwana wakundaga abantu nabo bakamukunda. Yari umwana wanditse amateka aho nyina yakoreraga, abantu bose bari bazi Keti, buri wese yavuga Nora. Yari umwana wari uzwi, uwari umuzi wese yaguye muri koma. Birumvikana. Nanjye nka nyirakuru nabyakiriye nk'umuntu mukuru, kuko nzi ko bigomba kuba turi ku isi kandi tutazayigumaho, tugomba kwivamo. Yego. Kuko twavuye mu gitaka tugomba gusubira mu kindi. Icyo nakwifuza Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ijya itanga umugisha, izahindurira amateka abana banjye, yongere ibashumbushe. Kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru mwakire mu bayo. Igihe cy'umusuko tuzongere tubonane. Abaturanyi n'abavandimwe murabibona namwe ko ni umwana muto w'imyaka 2 n'igice, ariko urabona yahuruje amahanga. Mu ntara bose baje, abo baturanye baje, aho akorera baje, ababyumva bose, ababyumvise bose baje. Yari umwana wari ufite viziyo. Mama we yacuruzaga, ariko yari umwana ukubwira ati karibu umukiriye. Ni 100. Wamubaza uti mwacuruje iki? Bacuruzaga imbuto. Akakubwira ati twacuruje imembe, twacuruje itunda. Yari umwana utazisazira, kuko ejo bundi nyina baramwibye. Ndamazane se
Keti mufite amafaranga ambwira ati oya bajura bayatwibye bayabibye bate ati bakase ishakoshi n'icyuma kandi bakuyemo fone bakuramo n'ikarita umwana w'imyaka 2 n'igice bamubwira ntihumura abajura Imana izabahana ati go izabahana asize amateka meza nubwo ari umwana muto ariko yari umwana uwo yageraga wese yamubwiraga ati Keti urashaka iki rero nta rindi jambo nagerekaho rindi uretse kwifuza ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ijya itanga umugisha mu bana umugisha wacu n'abana izashumbushiriza abana izabakubire izabahe abana b'umugisha abana bataraho umuvumo yo baturutse kuri yo nta yandi magambo narenzaho ariko tumenyereye yuko abana kenshi babuzukuru bakunze kuba kwa nyirakuru cyangwa se kwa basekuru uyu mwana nyakwigendera yaba yaratuye n'ubundi hano mu rugo rwanyu umwana nyakwigendera mama we yagerageje kumumpa ngo tubane yaharaye ijoro rimwe ararambwira ati mama yego kuvugana nta mpamvu yo kubabaza umwana afite se na nyina ndongera ndamubagarura yabanaga n'ababyeyi be ariko ubwo nyine uretse ko Imana imutwaye hakiri kare byanga bikunze murabizi ko abana bakunda kwa nyirakuru numvaga nari kuzamufata nkamushyira uruhande rwanjye kuko dore ko ari nawe mwana muto ubwo nawe kuba nsigaranye akaba ari unyegera akajya ampereza icyuma ngiye guhata ibirayi Imana yamukunze kuturusha rero nimukomere yagiye kumutuza mu bwami bwayo nyine aho abeza baba yabonye ko atashobora guhirimbana mu by'uyu mubiri duhoramo ndetse akazajya n'iherezo ribi muri iyi si dutuyemo rwose nimubabazwe nuko Imana yamwisubije ahubwo mushimishwe nuko yamutwaye atarabasha kwiyanduza ahubwo ikaba yagize gute yamushimye turabashimiye cyane rero ku kiganiro cyiza mukecuru muri aho aha tukwakiriye ni kuri Ijuru TV ahangaha duhari mu gikorwa kitari cyiza kandi cyashenguye imitima yacu ubwo twahawe amakuru y'uko umwe mu bana bavuka muri uyu muryango witwa Ishimwe Nora yavuye mu mubiri twifuje rero kukuganiriza nk'umwe mu babyeyi be ba bugufi cyangwa se nka nyirakuru wamureze waruzi uyu mwana kugira ngo ugire icyo usangizaho abakunzi bacu ndetse n'imiryango yacu ku buzima bwaranze uyu mwana ubundi uyu mwana mu by'ukuri wowe wari umuzi uti yuko nari muzi n'umwana w'umwuzukuru wanjye ubwo mperuka mu bukwe bwa nyina wabo naraje kuko mba muri Karongi sanga akana karavutse waturutse muri Karongi akana rero kakajya kanyurira je naraje sanga akana ari ishusho ya nyina gusa kuko nyina we twari twarabanye hanyuma aza kuza iwabo arahaguma kugeza ubwo yakuze abyara ako kana yego none rero ubwo yari yishumbushije yenda n'ako kana ako kari kuzaza kakagira akamaro kamarira ubwo akana nakomeje kujya ngatekerezaho nasubiye muri Karongi kubera ikibazo nagize batekereze se kakana ko ntakabonye ubwo ibibazo birakomeza birankuba ariko Yesu ejo bundi arampagurutsa kubera ibibazo numvaga bingondamiye ndavuga njye kureba n'akakana ngeze mu nzira Nyabugogo nibwo bahise bambwira bati habaye ikibazo kibate hari akana imodoka yagonze ubwo ndakomeza ndaza ngeze hano Karembure ati nak'umuhungu wawe ubwo rero nakomeje ndagenda ngimuhira kuva umwana yavuye mu mubiri ntabwo ari bwo bwa mbere mpuye n'ikibazo cyangwa ikigeragezo ese azamumpera umugisha aba Imana arabitegetse ko agomba kuzabona undi akazi Imana umwanguye mbese Imana nimbabarire izamuha undi yongere imushumbushe
nta kindi nabivuga kubera imibabaro maba yegewe nakora nabirahangaha birumvikana ni inkuru ibabaje nabikora kandi n'ubundi birumvikana komeza utuganiriza nako ari inkuru ibabaje kuri we nawe kandi yagushenguye umutima kubona wahagurutse i Karongi ku Kibuye uje kureba abana bawe wagera Nyabugogo kumva inkuru y'incamugongo ngo umwana baramugonze we wabyakira uti nihanganye ku bwa Kirisito nihangana ku bw'Imana yihanganisha umuntu kuko nari umukirisitu ariko giye yonza ngasanga bikiba no simba ndaho ariko ujya wemera ko ijoro ribaho none se wemera ko uyu mwana Imana imutuje heza mujyanye mu ijuru kuko yarabinyereye nhereza Imana icyubahiro rero kubw'uko igiye kumutuza heza Imana arabimbwiye kandi iracyambwira n'ibindi icyubahiro nicyo mu ijuru izamukubire 7 n'abazasangayo bazamwakire neza yazamuhuze n'abera bo mu ijuru haleluya bafite umucyo nagahure n'abadafite ngaho gira ikintu ubwira umuryango wose uteranya ahangaha ndetse n'abantu bose bari kugukurikirana gira ikintu basha kubabwira kubw'urugendo rwo gutabaruka k'uyu mwana akaba yatabarutse ari umuziranenge atarabasha kwigaragura mu byaha Imana ikaba mukunze kuturusha kandi ukabuhamya udashidikanya ko Imana imutuje heza yewe ukuntu mvuga ko Imana imutuje no mu ijuru twagiye ahantu mu gitaramo cy'amashengesho ku wa gatandatu yego twirirwayo tuvuyeyo nijoro Imana imbwira ko ngiye gushyingira umugeni wambaye ubusa yego ariko uwo mugeni tugiye kumushyingira n'abantu babiri twamugejeje ku mugezi tumwuhagira yego birangirira aho ngaho tutamugejeje yajya subirayo mu gitondo Imana imbwira ati nguhaye umwana ngiye kuguha umwana yego muzabana ubwo niwe Imana nteguriye n'abandi yambwiye tuzabana iteka mu gihugu cyo mu ijuru mu biruhuko ridashira nokora Imana imutuje heza zamutuza heza naje nje gushima Imana mvuga ngo umwana wanjye azabeho none sanze Imana iramwakiriye imwakiye ntaranashima niba nzakomeza ngashima Imana sinabizi ariko nzanayishima kuko izamutuza heza ishimwe ryo ntago ryabura kuko yatanze umugisha abaho kandi asize n'urwibutso rukomeye mu muryango mugari kandi noneho tumaze kumenya ko naho yarabimbwiye rwose yewe ni nabyo byampagurukije yari mpagurutse nk'usanze abana je kubabwira ibintu nabonye n'ibintu Imana yambwiye ishimwe rya rero ntiryatuma utarizamura kubwo ikigeragezo nk'iki ngiki ahubwo nibwo rifatika cyane kuba Imana yaratanze umwana nk'uyu nguyu akaba asize inzibutso nyinshi cyane mu mitima y'abantu none ikaba imwisubije adapfiriye mu byaha kandi tukaba twizeye ko ugiye kumutuza heza icyo cyonyine ni ishimwe rikomeye ibintu Imana yambwiye nsenga ikambwira n'ibindi yaramumpaye nyine niba ari we tuzaturana n'abandi yambwiye ubwo tuzaturana mu gihugu cyo mu ijuru nta kabuza tuzamubona tuzongera tumubone nzagera hose nzamubona kuko turagushimiye cyane rero urakoze kandi nukomere ukomeze n'abandi bose bo mu muryango uraho neza mubyeyi muraho ngaho subuza abakunzi ba Juru TV n'abaturage bose bagukurikirana bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu amen amazina yawe bitwa nde nitwa Nyiranshuti Françoise yewe uyu mwana wasinziriye ni uw'umuhungu wanjye mukomere akaba ari umwana wa gatandatu wa 7 mu mwuzukuru wawe w'umwana cyangwa se uturuka ku mbyaro ya 7 umuhungu wanjye yego uyu mwana yaje guhamba sekuru ari we se w'umuhungu wanjye hanyuma nari nizeye ko mu kwa 7 nzaza kubasura yego ariko iyo yavugiraga kuri telefoni yageragezaga kwaka nyina cyangwa se telefone akambaza ngo koko ngo amakuru yawe ni meza ngo mbese umeze neza yego nimeze neza ndashima Imana ni nawe se urashima Imana ati nkumva afite amagambo aryoshye
yego kandi noneho uko numvise abaturage bamuvuga mu by'ukuri nubwo mu rupfu umuntu agira agahinda ariko ndahamya ntashidikanya kuri ya mwana yego Imana yamwakiriye haleluya kandi Yesu yaravuze ati nimureke abana bato bansanga yego nubwo kunezerwa mu rupfu bidashoboka ariko niyo nzira n'umwami Yesu yayiciyemo ni nayo mpamvu ibi bitubera icyigisho cy'uko umuntu wese atazi isaha n'umunsi kubera ko aho yabyutse ajyana na nyina bagiye gushaka amafaranga ariko mu masaha 7:00 niho nagiye kumva numva bambwira ngo wa mwana arapfuye yego nahise ngira agahinda ariko ndavuga ngo mwisi niko bigenda gusa nanjye nongera kwibaza iherezo ryanjye nkavuga nti kubona umwana muto yancaho ngewe undi n'umurwayi wa diabete yego buri munsi bahoraga bambikura ariko umwuzukuru wanjye anciyeho umwana wanjye wa karindwi Emi ariwe muhungu wanjye wabyaye Keti ne papa w'uyu mwana Keti yayishimye Keti rero Imana imwakire kandi igisumba ibindi byose twese turi hano ijambo nabasangiza ni ukuvuga ngo twese aho tujya naho nta wuzi umunsi cyangwa igihe niyo mpamvu dukwiye guhora twiteguye kandi dusaba kugira ngo tubane neza n'abaturanyi tubane neza n'abantu na bagenzi bacu nk'uko uyu mwana natangaye mbonye ukuntu uyu mwana bamuhururiye ari benshi cyane imiryango ye turahari ba nyirasenge base wabo abaturanyi ba nyirakuru abo mbere mukuru wabo bose twaje kumushyira gusa Imana idufashe twese kugira ngo natwe twitegure kuko urupfu n'umwanzi kandi rwazanywe n'icyaha Adamu amaze gucumura yarabwiwe ngo no gupfa uzapfa ndetse bagiye kubibona ngo babona acigatiye umurambo w'umuhungu wa Abeli Kayini yari yishe yego ngo maze bagira agahinda bararira barashavura ngo ako karande katwomaho ni nako mubona muri iki gihe ako karande katwomaho k'urupfu niko mubona muri iki gihe ariko upfa yizeye Imana ngo azaruhuka kandi azabasinziriye kuko umwami wacu Yesu yazutse ngo n'abasinziririye muri we bazazuka ibyo rero nibyo bimpa ibyiringiro gusa icyampa ngo ababyeyi Imana ibahe kwihangana kandi Imana ibahe kuyikunda kugira ngo bazabone umwana wabo icyo nicyo mbasabira n'aba baturanyi baduhururiye baje kudufata mu mugongo ngo Imana iduhane umugisha twibuke yuko natwe ejo dushobora gupfa ahubwo Imana iduhe kwitegura nibyo mbasabira mu izina rya Yesu yego turagushimiye cyane rero ijambo natwe twabaha nka Joro TV no kubihanganisha murakoze cyane mukomere kandi mukomeze n'abandi kuko turabizi ko bitoroshye ariko nta kundi Imana yamukunze kuturusha cyane rwose murakoze amen turakwakiriye cyane kuri Joro TV ni kare murakoze cyane amazina yawe witwa nde ngewe banyita Iturusha Imbabazi Esther yego nkaba ndi shangazi w'uyu mwana Keti ya rero twamukundaga yego cyane ko uyu mwana yadutangaje tugahurira mu rupfu rwa papa uyu mwana rero tukimubona twabonye ari umwana udasanzwe yari umwana mbese utandukanye yego ubwo rero yaduteye agahinda kenshi ariko nyine icyo nabifuriza ni uko twakomera kuko natwe ntabwo tuba tuzi umunsi n'igihe ubundi mu buzima busanzwe uyu mwana wowe wamwakiraga nk'iki tutitaye ko wari umubereye shangazi birandenze ntabwo nzi ukuntu nabivuga ntabwo namenya ngo navuga ukuntu namufata ni umwana wanjye wamwakiraga nk'umwana wawe urenze ko wari shangazi wiwe n'iki wibukira kuri nyakwigendera Ishimwe ikintu mwibukiraho papa we yaramumpaye turavugana arambaza ngo bite naramubajije ngo bite arangije arambwira ngo ni byiza
ndamubwira ngo umeze neza arangije arambwira ngo umeze neza yego ndamubwira si papa yaguhaye iki arangije arambwira ngo yampaye ngo ibiryo nicyo kintu mwibukira nicyo kintu mwibukiraho kuri ubu ngubu nk'umwana warubereye shangazi ni iki wabwira mama we na papa we ndetse na ba nyirakuru umuryango mugari wose aturukamo ndabizi neza yuko kuri ubu ngubu nabo buzuye intimba cyane kubwo kubura uyu mwana kandi uyu mwana yakomeje kubabera urwibutso muri byinshi ni iki wabasha kubabwira abo bantu bose njye ikintu nabasha kubabwira ntibihangane kuko muri ino si niko bimeze we asize urwibutso rwiza asize amateka mazima yego bo nabo bazihangane bazagira amateka meza kuko natwe ntabwo tuzatura ku isi nk'umusozi yego rero ikintu nabasha kubabwira ntibihangane nitwihangane n'inshuti n'umuryango baje twese dukomere kuko kurira mu isi niko bimera umunsi umwe turarira ubundi tukishima tuvuga tubabaye tukava mu mubiri tukibabaye ariko Imana ishimwe ko igitabara bayo Keti rero Imana yamukunze kuturusha yagiye kumutuza mu bwami bwayo aho atazongera kubabara atazongera guhura n'ibimurushya mu isi mwihangane turabashimiye cyane kandi ijambo nimukomere niryo jambo tugomba kubagezaho ry'uyu munsi nimukomere kandi mwihangane namwe mwakoze kudutabara yego murakoze njyewe banyita Iturusha Imbabazi Esther yego nkaba ndi shangazi w'uyu mwana Ketia rero twamukundaga yego cyane ko uyu mwana yadutangaje tugahurira mu rupfu rwa papa uyu mwana rero tukimubona twabonye ari umwana udasanzwe yari umwana mbese utandukanye yego ubwo rero yaduteye agahinda kenshi ariko nyine icyo nabifuriza ni uko twakomera kuko natwe ntabwo tuba tuzi umunsi n'igihe ubundi mu buzima busanzwe uyu mwana wowe wamwakiraga nk'iki tutitaye ko wari umubereye shangazi birandenze ntabwo nzi ukuntu nabivuga ntabwo namenya ngo navuga ukuntu namufata ni umwana wanjye wamwakiraga nk'umwana wawe urenze ko wari shangazi wiwe n'iki wibukira kuri nyakwigendera Ishimwe ikintu mwibukiraho papa we yaramumpaye turavugana arambaza ngo bite naramubajije ngo bite arangije arambwira ngo ni byiza ndamubwira ngo umeze neza arangije arambwira ngo umeze neza ndamubwira si papa yaguhaye iki arangije arambwira ngo yampaye ngo ibiryo nicyo kintu mwibukira nicyo kintu mwibukiraho kuri ubu ngubu nk'umwana warubereye shangazi ni iki wabwira mama we na papa we ndetse na ba nyirakuru umuryango mugari wose aturukamo ndabizi neza yuko kuri ubu ngubu nabo buzuye intimba cyane kubwo kubura uyu mwana kandi uyu mwana yakomeje kubabera urwibutso muri byinshi ni iki wabasha kubabwira abo bantu bose njye ikintu nabasha kubabwira ntibihangane kuko muri ino si niko bimeze we asize urwibutso rwiza asize amateka mazima yego bo nabo bazihangane bazagira amateka meza kuko natwe ntabwo tuzatura ku isi nk'umusozi yego rero ikintu nabasha kubabwira ntibihangane nitwihangane karibu umubyeyi ahangaha ni kuri Juru TV turi mu gikorwa cyo kwifatanya namwe mu mubabaro wo kubura Ishimwe Ketia tangira wibwira abakunzi ba Juru TV ndetse n'abavandimwe bose bari ahangaha batakuzi karibu nanjye nitwa
Mukarunazi Virginia. Yego zamura ijwi. Nitwa Mukarunazi Virginia. Nkaba ntuye muri Ngoma mu murenge wa Rukiri. Yego. Rero uyu mwana wasinziriye yari umwuzukuru wacu. Yego. Ise mubereye nyina wabo. Yari umwana nkunda. Ubwo bazaga gutabara bashyingura ise sekuru. Ubwo ntabwo njye nabashije no kumubona kuko byari bikomeye. Ari twaramubwiye ko agomba kumutuzanira natwe tukamusuhuza nk'umwuzukuru. Ubwo rero ntabwo asinziriye tutamubonye, ako niko gahinda dusigaranye kuko tutabashije no kubona bihangane umwuzukuru wacu. Kandi bari mu nzira babitegura. Birumvikana. Icyo nsabira ababyeyi be ni ukwihangana, nkongera nkabasabira kugira ngo Imana izagira icyo ibakorere, bongere bashumbusheho undi nuko asubire mu cyumba cye. Bihangane. Uko Imana ikomeze kudukomeza twese mu buzima. Murakoze. Mukunze kuturusha. Komera. Inshuti bakunzi ba Joro TV, mwese nk'uko mwakomeje mukurikirana uyu muhango, aha turi ni mu rugo rw'ababyeyi ba nyakwigendera Ishimwe, aho yamaze gutabaruka. Twegera umuryango we rero, uyu mureba kuri kamera za Joro TV ni mama we umubyara. Reka tumwakire atangire atwibwira, hanyuma atubwire uyu mwana watabarutse uko yamwakiraga nk'umwana we. Kareba umubyeyi. Niwe mama Ishimwe Ketia. Mbere yuko tukuganiriza tubanje kukwihanganisha. Turabizi ko uri mu bihe bitoroshye kandi ni ibihe by'umubabaro, ariko kandi ntacyo twarenzaho. Imana yamukunze kuturusha. Ishimwe Ketia ni umwe mu bana wari ufite. Kuri ubu ngubu ese undi wari ufite abana bangahe? Ni umwana umwe nyine wari ufite. Ihangane mwana, gusa birababaje. Icyo navuga ku mwana wanjye, namukundaga pe. Wamukundaga? Kugeza n'izi saha ntabwo ndabyakira ko byabaye. Yari umwana uzi ubwenge, nanjye ubwanjye yanganirizaga nkumva birandenze. Ariko nta kundi, nukomere kandi ukomeze na papa we. Ni inkuru y'incamugongo. Ishimwe Ketia kuri ubu ngubu twebwe tugeze hano yaramaze gutabaruka, Imana yamwisubije. Ubundi ni umwana wari mu kihe kigero? Yari afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 2 n'igice. Yari afite imyaka 2 n'igice. Bisobanuye ko ari umwana wari uzi kuvuga, ni umwana watumwaga akagenda agatumika, ni umwana wakoraga ibintu byiza byinshi binezeza imitima y'abantu. Yari umwana uzi ubwenge pe. Ko nanjye ubwanjye nakimwicaraga nkatekereza nkavuga ati uyu mwana ukuntu ameze ntabwo ameze nk'abandi bana. Ntabwo azarama kuko ukuntu abantu benshi bamukundaga. Akaba ari umwana waha amafaranga aho ntajya guhaha, akaba yagenda akagura icyo umubwiye, niba ari ukumugarura bakamugarurira akigarura. Yari wa mwana wicara akavuga amagambo nawe ubwawe bikakurenga, ukibaza se uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo avuga ibintu bingana gutya. Yari wa mwana ikintu cyabaga cyangwa yagira umuntu yumvana ijambo arivuze aho byavugiwe cyaho cyabereye, akaba ari wa mwana uhagera agahita abikubwira byose, bya bintu byose uko byabayeho. Kuko najyaga mujyana na Nyabugogo kubangura. Igihe kimwe nigeze kumutwara, tugeze mu muhanda turi kwambuka, umukarani waho yari yikoreye imyembe mu gitebo. Sinzi uko moto yamugushuye bayikubise hasi, ariko twarahageze pe aribwo bikiba kandi ntiyari yabibonye, gusa yumvise uko abantu babivuga. Buri uko tuhageze ngiye kurangura Nyabugogo
yabinyibutsaga ati mama ati dore mukarani moto yamugonze ati do motari turamukubita yagonze mukarani yikoreye imyembe buri uko tuhageze akabinyibutsa ikintu cyose cyaberaga ahantu twahageraga akakinyibutsa gusa nyine nanjye ubwanjye byarandenze ubona hari ibintu bimbaye mu minota mike nari mufite ari muzima n'ubundi yari wa mwana bari bamuhaye amafaranga najye kugura ibyo agura namubwiye ati genda ugura umundozi umwana yagiye aragura mu kuzamuka arazamuka mu modoka nayo imuri inyuma nawe ari imbere ikigaragara cyo yazamutse muri ahubwo we sinzi uko yegereye umushoferi sinzi uko yamwegereye niba yaranyereye yikubita mu modoka yikubisemo abantu bavugije induru aho shoferi yagahagaze ari kuri telefone arakomeza aragenda ariko kumukandagira gusa nanjye ubwanjye kibaha kumukandagira naramuteru mvuze induru ndasara ku musozi birandeba ariko nukomere ndavuga ati ukuntu umwana wanjye yatinyaga imodoka kuko niyo imutwaye ukuntu umwana wanjye yabonaga imodoka yabona moto akavuga ati moto yagonga cyangwa imodoka yagonga akamfata akaboko tukiruka tukava mu nzira ariko ntabwo nari nzi yuko ikintu atinya aricyo kizamuntwara nukomere murakoze nyine imana amateka y'umwana ni menshi ariko nukomere wanjye agiye namukunda humura kandi imana dusenga imana idufiteho umugambi mwiza igufiteho umugambi mwiza humura izongera ibashumbushe gusa icyo nakumara impungenge cyangwa se ijambo ry'ihumure nuko imana imutuje aheza icyo kikunezeza umutima kigukomeze kikumara intimba wizeye ko imana imutuje aheza kandi muri wa munsi natwe tuzongera tukamusangayo tukabonana amaso ku maso nukomere rero ijambo tugufite natwe nka Juru TV ni uko kwihanganisha komera komeza umutware imana ibabikiye ibindi byiza nubwo yisubije uyu nguyu ni mukomere yego nimwongere mumusubize aho yari ari aruhuke turakwakiriye kuri kamera za Juru TV watangira wibwira abakunzi ba Juru TV bose ndetse n'abakunzi b'uyu muryango ubwo turi mu gikorwa cyo gukurikirana amateka yaranze ubuzima bwa nyakwigendera ishimwe ubundi ni muntu ki kuri wowe ishimwe wo muzute ishimwe mwabanye muti tangira wibwira abakunzi bagukurikiranye bose. Kristo Yezu akuzwe murakoze cyane mbo byinshi byo kuvuga byo twakazabivuga turi nyuma y'uyu mwana ariko uyu munsi ndumva aribwo tumugiye inyuma bya nyabyo kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe tukiri muri ubu buzima dufashe intambara muri ubu buzima ku isi. Yego mbere na mbere ndagira ngo nihanganishe buri muntu wese uri hano ngendo umupapa uri umusaza mubajije ni sekuru. Yego izi karitsiye mazemo igihe kinini kirenga imyaka hafi 15 18 twabaye abaturanyi mbega navuga ko ari nka mukuru wanjye mu bijyanye n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Uyu mwana yari umwana w'umuzukuru wacu niko nabyita ngereranije n'uburyo uyu mugabo tumaranye igihe duturanye mu buzima busanzwe rero bw'uyu muryango. Uyu mwana nari muzi nk'umuturanyi wabo kuko naho nkorera ncururiza yazaga azanye n'uyu mubyeyi wari uvuye hano bamwita Mamejide aje guhaha ariko ibyo bavuganye uburyo namubonaga yari umwana ufite ibyifuzo cyangwa ibitekerezo bizima cyane kuko iyo yamubwiraga ati tugiye guhaha turasubira kwa kaka ntabwo yamubwiraga ngo tujyane mu rugo tujye kureba noneho abanjye yamubwiraga ati twavuganye ko turahaha ibyo duhaha niba ari bombo nguriye tukasubira kwa kaka ntabwo tujya kureba bamuhoza abamuhoza na abana ba nyina wabo uriya mudamu wundi wari uranga ubwo ibyo bavuganye akaba ari ibyo akagira limite z'ibyo
mbese akagira umwanzuro wa nyawo ubona ko afite ibitekerezo nk'iby'abantu bakuru. Rero impanuka urupfu ni ikinyuranyo cy'ubuzima, ni ukuvuga ngo twe turi guhumeka ni integuza natwe, ubundi urupfu ni ikintu twe tugomba kunyuramo uko byamera kose. Gusa bibabaza cyane iyo sekuru aba akiriho, umwana mutoya utaramenya n'iby'iyi si agatambuka, hari na ba nyirakuru na ba nyirakuruza, biratubabaza. Si ukuvuga ngo njyewe navuga ko hari uwo twahitamo, ariko hari abandi bakagombye gutambuka mbere y'uko uyu mwana yakagombye kutuvamo. Ariko Imana yo niyo igira amahitamo yayo, ntawe mbyifurije, ariko twe nk'ababyeyi tugiye kubara, uravuga utaho kugira umwana wanjye apfe njye napfa mbere, ariko nawe akazabanza akegera hejuru, akabanza akanahangana n'ubuzima bw'isi, akareba icyo twamurushije. Ntago rero amahitamo y'Imana niyo iduha kandi ikisubiza. Icyo nsaba no kugira ngo nongere nsabe buri wese kwihangana cyane, mereye ku muryango uyu mwana natwe turimo, cyane n'abantu bose baranga bagejeje iyi saha tukiri kumwe nabo, ariko cyane ababyeyi babo, ko twese tuzi uburyo umwana avuna, tuzi no kumubona, tuzi n'imbaraga umuntu ashyiraho, tuzi n'abababuze akababaro bafite. Nubwo tubabaye uyu munsi, ariko twashima Imana ko, kuko Bibiri tubwira ko mu byiza n'ibi tugomba gushima. Uyu mugore ntago azirukanwa muri uyu muryango yitwa ingumba, niyo atakongera kubyara undi, si uko mbivuze, kuko ndabivuga nk'umukristo, kuko ndasenga. Yes. Ariko tuzi neza ko uyu mwana yabayeho kandi abaho muri uyu muryango, kandi Imana tuzi neza ko irashumbusha, igihe tutazi izaduha undi ndetse n'abandi. N'ibyo yari buzakore, Imana ifite uko ibigenza, n'ubundi byishimo mu muryango bikongera bikagaruka. Kubw'uyu munsi rero ndatekereza ko buri muntu wese uri hano, nasaba ko Imana ikomeza kudukomeza, ndetse no kugeza igihe iki gikorwa tuzagisoreza, kuko kugeza ubu hari akazi kagikomeye ko kuba dutegereje gahunda twahawe ejo n'abaganga. Ntabwo turamenya kuko nibo babifite kugeza ubu mu nshingano zabo, kubera ko ari impanuka yabaye itunguranye. Nasabaga buri muntu uri hano rero ko n'ejo twakomeza tukaba uyu muryango inyuma, tutitaye ku nyungu cyangwa ibindi bikorwa dufite bitwinjiriza inyungu, kuko inyungu ya mbere twabuze ni uyu mwana ejo yari kuzatwereka ibirori bikomeye, ariko ibirori bya nyuma by'umuntu ni ibi ngibi. Ndatekereza ko rero ejo twese twihangane, ndetse n'abatabonetse bari bagize izindi gahunda, dukomeze tuba uyu muryango inyuma. Nkabasabye ko bakomeza kwihangana, kandi nashimiye namwe mwabashije kudutabara. Imana ibahe umugisha, murakoze. Murakoze kandi ijambo ni ryari. Turakwakiriye hano ni kuri televiziyo yitwa Ijuru. Tangira wibwira abakunzi ba Yankurije Françoise. Yankurije Françoise, uyu mama akaba ari umuturanyi wanjye. Ni umuturanyi wawe. Atuye haruguru yanjye, nanjye ntuye hepfo. Umuhunda w'uburaka wumva. Navugaga ngo iki gitambambuga cyagiye tukigifunze, uriya mwana nta bugome yari afite. Kado twagiye. Iyi ni Ijuru TV, imbere yanyu murahareba umwe mu babyeyi baturanye n'ababyeyi cyangwa se wareze uyu mwana nyakwigendera Ishimwe. Turamwakiriye kuri Ijuru TV, reka atangira twibwira. Ni karibu. Nitwa Yankurije Françoise. Uyu muryango akaba ari uwanjye, tukaba duturuka aho bita i Karongi. Papa w'uyu mwana wagize ibyaha, ariko hakaba n'abaturanye urugo rw'ingabo. Uyu mwana uko namubonaga kwa sekuru, nyirakuru yamutumaga, akamutuma igikombe akakizana, akamutuma isahani akayizana, akambwira ati yazana amazi mu gikombe, amutekera igikombe akakizana. Nkabona ni umwana umaze kugera mu rugero wakamwiyambaje, ubikomeye, umwana akaza yiruka. Uyu mwana ugiye tukimukeneye, kandi ejo ari kuzana perezida cyangwa akaba meya cyangwa akaba gitifu cyangwa akaba umuganga cyangwa akaba undi wundi muri mu maboko ya leta, ariko turamuguze. None rero
nk'abantu turi hano twese tubona bamufashe mu mugongo yagirwa n'igihe cye cy'Imana yamuhamagaye yagendere ariko Imana imwakiriye abanyasenge na se wabo n'imiryango yose n'abateranye ikibagaragaza ko uyu mwana yari afite umuryango n'imbaga mwabonye nyinshi babonye abantu benshi cyane bari bamutabaje bigaragaye ko uyu mwana yari mu muryango ari kuzawugirira umumaro. ese ku bwawe wowe uyu mwana nyakwigendera wowe wamufata gute nk'umubyeyi uyu mwana rero namufataga ageze kwa nyirakuru nkabona nyina aramutuma bikanshimisha umwana yagiye mu rugo akansuhuza ati mukecuru ntukarame ushaka ikizi ati mantu ngagene ku nzu ufata icyo ushaka uwo mwana rero twamufataga nk'uwacu kandi agiye kitubabaje ariko mwese kuri ubu ngubu uri umwe mu babyeyi bakuze kandi bagize uyu muryango ni iki wabasha kubwira ababyeyi bamburwa impano z'Imana mu gihe nk'iki ngiki kuko Imana iratanga kandi ikanisubiza ni iki wabasha kubwira ababyeyi bose bahura n'umwana bihanganishije n'ibihangane Yesu nta gakondo tubifitemo wabo wa twese aho yagiye natwe ejo tuzamusa barimo abana muri aho amakoro njyewe muranzi nitwa Juru TV Emmanuel Ganza none se twaje hano mu kibazo cy'umuryango cyangwa se cy'umwana wapfuye uyu mwana wapfuye mwebwe muramuzi yitwa nde Keti none se uyu mwana witabye Imana ubundi mwajyaga mukina mwakinaga none se iyo mwakinaga n'iki yakundaga kubabwira iyo mwabaga murimo mukina ni iki mwumvaga ari kumwo ababwira abaganiriza ni iki yakundaga yabasabaga ko mukina ni iki se ubu mumwibukiraho Ketiyo harya Ketiya mwajyaga mujyana no ku ishuri ariko we yabaherekezaga yajyanaga na mama we nimwihangane rero kubwo kubura Ketiya Imana yamukunze kuturusha ni iki se mwabasha kubwira mama we cyangwa na papa we bihangane ngaho ne mubivugire rimwe ngo twihanganishije umuryango wa mama Ketiya na papa Ketiya murakoze rero ngaho Imana ikomeze ibarinde se turabaramukije aho muherereye nk'uko bisanzwe ni njyewe Emmanuel Ganza ahangaha turi ni mu rugo rw'ababyeyi ba nyakwigendera Ishimwe Keti uyu mureba kuri kamera za Juru TV ni umubyeyi we papa umubyara reka tubanze tumwakire hanyuma agaruke atuganiriza ku biyerekeranye n'urupfu rwa nyakwigendera karibu umubyeyi murakoze cyane watangira wibwira abakunzi ba Juru TV ndetse n'abagukurikiranye bose hano amazina ni Iyambajimana Emmanuel se nyakwigendera mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu tubanje kukwihanganisha kubw'inkuru mbi incamugongo yatugezeho tubwira ko nyakwigendera Ishimwe Keti ari we mwana wawe w'imfura wabashe gutabaruka Imana ikaba yamwisubije nimukomere murakoze mbere na mbere ndashimira abaturanyi n'umuryango bambaye hafi mvihangane gato dibize wayobye hamagara abandi bakuyobora hamagara bakuyobora na telefone amuvugisha yego wari utubwiye uti ni njyewe papa Ishimwe Keti yego
mbere na mbere ndashimira abaturanyi n'umuryango mwambaye hafi. hagati aho namwe Ijuru TV. Yego murakoze cyane. Ntabwo nari niteze ko iki kintu cyaba. Ibintu byose biba mu muteguro w'Imana. Ni muri urwo rwego tukimara kumenya amakuru y'uko umwe mu mugisha Imana yatanze mu muryango wanyu, Ishimwe Keti atabarutse, twifuje kuza kubabarana namwe kuko niyo ntego yacu. Ijuru TV twubakiye mu murongo wo kwishimana n'abishimye, tukababarana n'abababaye, hanyuma tugasangiza n'abantu ijambo ry'Imana ribamenyesha iby'iminsi n'ibihe. Muri urwo rwego rero turi hano kubw'igikorwa cyo kubura uyu mwana mwakundaga, imfura yanyu. Ubundi Ishimwe Keti, ntekereza yuko abantu benshi batamuzi, kuba babasha kudukurikirana, ariko abaturanyi hano baramuzi. Yari afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 2 n'igice. 2 n'igice. Ese yaba yaratangiye ubuzima bw'ishuri? Tubwire neza ubuzima bwa Ishimwe Keti kugira ngo n'utamuzi abashe kumwiyumvamo, kuko uri papa we umunsi ku wundi, wabasha kubona amakuru ye, intekerezo ze, ukabona imikinire ye, nawe ufite byinshi byo kumuvugaho. Gira ikintu ubwira umuryango uterane ahangaha ndetse n'abakunzi ba Ijuru TV bose bakugukurikirana. Ikintu nababwira ku nyakwigendera, yari umwana nyine uteye w'igikundiro, sinzi uko nabibabwira. Kuri buri muntu wese mu baturanyi, nta muntu n'umwe aho yageraga hose amwakiranaga yombi, naho yabaga ari no kugira ngo ajye guhura na gisita, ni umuntu wari umuhaye amafaranga kubera kumukunda. Agenda agiye kuguramwo, niko babivuga, ngo ngiye kuguramwo muri ayo mafaranga bamuhaye, nyine kuguramwo bimukururira impanuka. Ushatse kutubwira ko urupfu rw'uyu mwana ari agisida yabayeho? Ni agisida, ariko nyine n'uburangare wari utwaye ikinyabiziga, ariko nanone niko Imana aba yabigennye, nta kundi. Birumvikana. Mukimara kumva inkuru nk'iyi ngiyi ncamugongo ko umwana wanyu imodoka imugonze, mwabyakiriye muti? Nyine usibye gukomezwa n'Imana nta kindi, naho ubundi kiba gisigaye no kwiyambaza inshuti n'abavandimwe. Dukomeje kubihanganisha kandi nimukomere, mukomeze n'umuryango wose. Ariko kandi twiriwe ahangaha turi muri gahunda, twiteguye kujya gushyingura uyu muziranenge Imana yisubije, ariko ntabwo twabashe kumenya gahunda neza y'uburyo biteguye, kuko twaje guhura na zimwe mu mpinduka z'amagambo twabwiwe. Turagira ngo uduhe gahunda nyayo yo guherekeza uyu nyakwigendera. Ubundi kumuherekeza gahunda, umuhango uteguye uti? Natwe twari tuzi ko ari uyu munsi, twari twiteze ko biri bugende nk'uko byagenze. Twageze nyine, twari twabanje kujya gukora statement kuri polisi, birarangira tugezeyo baratwakira, tuvayo. Nyuma yaho nyine twagiye ku bitaro, aho umurambo urimo kumutora. Tugezeyo habaho ibintu byo kuturerega, dutegereze gato, turaje. Tugeze batubwira ko autopsy zitakozwe, batubwira kwicara tugategereza, bigeraho nyine nyuma bababwira ko bitagishobotse ko bamubaha. Yego. Mwihangane, birumvikana. Tuvayo dufashe nomero zabo, batubwira ko tuzahamagara ejo tukumva uko bimeze mbere y'uko tujyayo. Gira icyo rero ubwira ababyeyi baramuka binjiye mu gihe nk'iki ngiki cy'umubabaro nk'uwo twifatanyije muri aka kanya cyo kubura umwe mu bana Imana baratanze. Mbere ni ugukomezwa n'Imana, naho ubundi nta kindi cyawa, ni ukwiyambaza Imana. Hanyuma abavandimwe n'imiryango nabo ukabiyambaza, bakakuba hafi. Ubwo nyine nta nshuti, nta bavandimwe, ubwo nyine sinzi uko wabyitwaramo, ariko mbere na mbere ni Imana nyine. Ese dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, utubwiye yuko mwe mwagiye kumureba kwa muganga, hanyuma ntibabasha kumubaha. Umunsi nyirizina wo gushyingura cyangwa se guherekeza nyakwigendera mwaba mwateguye ni uwuhe?
nibyo gahunda yo birumvikana ko yimuriwe ku munsi w'ejo, ariko reka utange itangazo cyangwa se abantu baha umurongo neza werekeranye no guherekeza uyu nyakwigendera, kuko hari abantu bamaze kumenya neza ko baturutse mu karere ka Karongi kandi abandi baturutse mu ntara zitandukanye, abandi bahagaritse imirimo yabo n'ibikorwa bakoraga kugira ngo baze kubaba hafi babaherekeze ndetse duherekeze twese muri rusange nyakwigendera Ishimwe Kate. Ubundi mwateganyije ko ku munsi w'ejo igikorwa nyirizina giteguye ku yahe masaha, giteguye gite? Bibasobanurire kugira ngo hazabeho kubahiriza igihe, tuzagendane n'igihe, tumenye ngo uyu mwanya niwo nyirizina tujye kuba muri iki gikorwa twese. Ubwo nyine ukuntu bimeze natwe ntabwo twafata umwanzuro ngo ni isaha n'iyi, urumva no kubanza kumenya kuri polisi icyo bari kutubwire ku bitaro, hanyuma hazabaho kuvugana kuri telefone tubwirane ko bizagenda. None se uretse ikizamini numvishe kiraye kidakozwe, utekereza ko hari ibindi byinshi bizasabwa ku munsi w'ejo ku buryo bishobora kuzadindiza n'ubundi icyo gikorwa kigakorwa bwije? N'ubundi byakabaye kuba byarakozwe n'ejo, ahubwo sinzi ukuntu biba byagenze. Uko byagenze ejo hashize n'uyu munsi niko bishobora kugenda ejo, urumva bishobora kurara bidakozwe, ugasanga habayemo gutinda. Ntabwo wavuga ngo utanze isaha ngo uyihaye abantu, n'ubundi ushobora kubabeshya ugasanga bisanze baguye ikosa ryabaye munsi. Okay, nta kundi reka tugendane n'itegeko cyangwa se n'amabwiriza y'ibitaro. Ubwo basanze nyine hari ibizamini wa mugani ariko bigomba kugenda, kandi biramutse bitanakunze twareba ababifite mu bubasha nabo bakadufasha kugira ngo icyo gikorwa nacyo kive mu nzira, tubashe no gukomezaho indi mirimo dusanzwe dukora. Turabashimiye cyane rero, ijambo twabazaniye nka Joro TV ry'ihumure ni ugukomera mukihangana mugakomeza n'imiryango ndetse n'inshuti zose za Kate aho ziva zikagera. Imana yamukunze kuturusha kandi igiye kumutuza mu bwami bwayo, nimukomere. Yego murakoze. Iyi ni Joro TV, umuyoboro w'ibyiza.